Murebe buryo ngiriye telefone. Njye urugumajije no kururambirwa kandi kubera rwema. Buri munsi. Ubundi wowe uzanshaka wirirwa ngo abahunga. Papa agomba kungurira telefone ariko uzi ko nta kintu umukozeho. Uko nta kintu umukozeho. Telefone si njye warayikuguriye. Ubundi nzakugurira. Ariko yabururuko n'aba bana mana. Rwenda yambaye ubusa. Wibagiye ko ndi mushiki wawe? Ehe. Aha. Sohokera mu cyumba. Baby. Please understand me. Yeah, kumva mukirere reka tupange vanze zo kwerekana kuri I can't wait. Sese nshyushye. Nakubujije uzumva kugeza ryari. Inshuro zingahe maze kukuza ukomeza kuvugira kuri telefone. Ese urashinzwe. Wigira cyose ni kuri telefone uzimarira icyo. Urashinzwe. Uwo mvugana nawe uramushinzwe. Inshuro ni kangahe maze kukubwira ngo ibintu byo kuvugira kuri telefone. Uziko asusigaye uri umusazi usigaye nk'inzoga ko nakuze nk'inzoga. Ibintu byose ni kuri telefone nayo nguhaye. Meza fone yanjye. Atongera no kunyegera igirayo. Meza fone yanjye. Ndavuze ngo meza fone yanjye. Nakubwiye ngo nzamira isukari ndakwiyamenye naguri papa naguri mama we nanicuri cyahanga buri munsi urambangamira. Uwo nkunze wese nago bikureba. Ninde uri murabwira gutyo? Ndeka. Ninza yankubuza ujye wumva. Numvira suri igiki. Ko nyimena umuvandimwe wanjye. Kubura umuvandimwe wanjye nago ukwiye kwinjira mu buzima bwanjye. Ndakwiyamye. Nakuje kuvugira kuri telefone. Ibeshye imene telefone. Urashaka iyi telefone ngiye nyimena. Ibintu wigize ntago uri papa ntago nshinzwe. Urabona ibi birenze ku buryo ibintu ntabimenya. iPhone kanga. Gwe ibeshye ngo. Twari imikino ngiye nukazajya umenya. Urumva? Ako mwabaye mute. Kwajya mbere ariko umva se wowe nta nukivange mu buzima bwawe. Umene telefone ngewe. Wapfiriyemo abasazi. Umene telefone. Itarenga se warayinguriye. Mutuze mukabije. Wewe warayinguriye. Umva rwe. Uyu ni mushiki wawe ujyumva. Mutumva. Numva se. Uzakange kwirirwa vugana n'abasore ntaga ajya. Birakureba se uzashaka wowe. Wowe uzashaka birakureba. Ako se. Wewe birakureba uzashaka se. Mana yanjye. Wowe uzashaka. Urambuza kuvuga n'abahungu uzashaka. Bureba amenye telefone. None murambwiye ngo ndekera aho ngaho. Tukurinda ari kuko icyamenyera. Iyi telefone urabona ryo wazindutse. Wema watuje. Nyigure ariko ubundi wowe uri igiki. Ubundi sindumva ari cyozo wowe ufite no mu mutwe. Ubundi urambuza kuvuga n'abahungu wowe uzashaka. Papa ngiye azashaka. None se azashaka. Ine telefone yawe igeze. Murebe buryo ngiriye telefone. Njye urugumajije no kururambirwa kandi kubera rwema. Buri munsi. Ubundi wowe uzanshaka wirirwa ngo abahunga. Papa agomba kungurira telefone ariko uzi ko nta kintu umukozeho. Telefone si njye warayikuguriye. Ubundi nzakugurira. Ariko yabururuko n'aba bana mana. Mama muri buki muhazi iki ubundi. Ibiki utazagireza. Ntabwo ngiye nzabivamo. Gael afite amagini. Shaka umuntu usenga pe. Urabizi ko umusaza aba afite ikibazo n'ukuri kubivuga.
ibyo ntabwo bindeba papa ntabwo no telefone tuzagura indi n'ibintu byoroshye cyane ariko tureke na telefone nese uzi ko ngiye guteretana urabizi neza ko afite ikibazo niba ubizi rero umenya uburyo witwara imbere ye nayo ikintu ntabwo nicaye gusa nayo ndi gushaka umuganga uzagenda amuganiriza buri munsi tukamenya ikibazo yaba afite icyo ari ariko uri mukomeza kumwitwaraho kuriya n'umutwe azawumenya hari ikibazo afite urakizi nariko kumbangamira rero ngiye kamubwiza uko ikintu maje kubona cyubwe no kubona afite amagiye kuko ntabwo musaza wanjye yatinyuka kumenera telefone ntabwo yabikoze yirekeraho turi kumvikana ariko nawe nono reka kumwisheta imbere nani se papa narindi hanze ndi nibereye kuri telefone sinzi ahaturutse abaraje arashkuje neza narimbonye nk'igina ryo rimfasha gutya no mwijuru se kutamuka kumuzi reba mukuru yaratangiye kukuniga uretse yagiye kumeze kukuniga bya so muvuze mu bwango arimo amageni bwo gushaka umuntu usenga no ntabwo umusenga aricyo gisubizo cy'aka kanya kuko arasenga ariko ntabwo ari muganga ese tumenye sengera ibiki njye bari abantu ntabwo mbizera ahubwo icy'ingenzi ni uko dushobora gushaka umuganga wabyigiye akaza akamuganiza akamenya ikibazo rero afite none tugatereta indwara tuyizi neza ariko si umunyamasengesho nukuza yewe nyagasani tubabare rero ibintu nk'ibyo ndi gusa nta kindi njye bari ntabwo mbizera njye nizera wa muganga wa siyansi akaza akavuga ati uyu muntu bimeze gutya na gutya cyangwa se uwo muganga atubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo mu kizungu reka tubijyane mu kinyarwanda rasava ariko kumubwira akanyonza n'umuntu ukwiye ubutonansi z'ubwo muntu aje gusenga ntabwo bishoboka kintu ujugunye iki ngiki cyarangiye mu gitondo wajya kugura indi ntwongere gusubira harahanze udahura na muntu ntwongere na rimwe Oya mama ntukajye hari ikibazo nakubwira oya bagiye mu kazi njye nicaye muri salo ubu ndi kwirebera televiziyo oya mama ntugire impungenge n'ukuri nta kibazo bizagenda neza ujye ubisengera nanjye nzajya mbisengera yego sawa urakoze nanjye ndagukunda mama wavuye mu bya televiziyo nkakubwira ndeka kureba amakuru nkurikira ibyawe papa ibyanjye nibyo by'ingenzi okay sawa waretse mbese nyine ukomeza kwifata mu mutwe igihe amakuru ari kuncika sindi buyasubize inyuma mani wasandengeye nkazasubira kureba mama ndi muzima ko mani wasandengeye nkava muri uru rugo ndi muzima mwana kubera iki ibintu byose ngerageje gukora mu buzima byanjye
kubera iki nta mahirwe ngira nk'abandi bantu. Mana wagize byibuze ikintu kimwe niyo cyaba ari kimwe ukora ku buzima bwanjye, niyo cyaba ari kimwe nkareba byibuze kuri uru rugo nzaruvamo amahoro. none ibyo utangiye nawe uzanubihera kandi byanteye ubwoba. ibigize turibaza ko njyewe naraye ngize inzozi ziteye ubwoba. ibaze kurota umusaza wanjye Rwema aje asanze mu rurimo arasomagura agiye kumfata ku ngufu. Rwema wowe usanga mu buriri. Izo nzozi zanteye ubwoba, noneho dadi ikirenzeho giteye ubwoba. Ibaze ko yansanze muri dushe byanyabyo mu gitondo ngiye koga. Bitari mu nzozi se? Bitari mu nzozi, narangize izo nzozi. Oya, wowe ukarota Rwema agushaka gufata ku ngufu, noneho mu gitondo yarangiza akarusanga muri dushe. Dadi ni ukuri kw'Imana nsanze muri dushe. N'ubu nyine iriya sene yambayeho mu maso, n'ubu sindayibagirwa. Nyine byansho amaze gusanga muri dushe. Ndagushaka ibintu nshaka kubwira. Ufashwe n'ibiki? Ikibazo. Yirebye yanjye kwikarabira. Biki se? Biki? Mbwira nyine. Urashaka kunsoma? Please biki? Ase warwaye? Amvaho ariko wavugishije utankoraho. Mbwira. Mbwira nyine utamfataho. Urabona uri murana abantu kandi mvuye kuraba. Mbwira. Ariko ubundi wewe wafashwe n'ibiki? Wewe uri muzima? Uri kurota uhagaze se? Please biki? Rwera yambaye ubusa, wibagiwe ko ndi mushiki wawe? Wibagiwe ko ndi mushiki wawe? Sohokera mu cyumba. Please, sohokera mu cyumba cyangwa nzindura. Sohokera mu cyumba. Nimba urwegenda ubibwire bamujya kujyana kwa muganga, sibyo? Reka njye kuza kwikarabira, nimba ufite ikibazo ndahita nza. Reka nco. Binkoraho.
ndakwanze. Vaho! We, ndavuze induru, ndavuze induru! Rwema, oya n'ubundi ariko Rwema uri gushaka kuvuga. Dadu ni ukuri kw'Imana brada wanjye. Ese muri dushe ntabwo wari wafunga? Njye sinjya mfunga dushe dada. Nisi namfunga n'indi uri bunsange. Ibintu byose narabisomye nagenze gukora no kenshi. Ibyo bira byose biri harana bisomye nabyo tundura ibyo nibyo nabyo twabona. Kiravuga shaka nagaro. Mashini twitware nayo. Kuyitwara se ku muntu wa mashini ibyo bitwaye iki? Ku muntu ayita kubikora. Bino nibyo bari. Reba mo hano ko nazindi zisigaye. Manuka wo hepfo. Kugira dufatire ntabwo n'ibyo diga karija ako niba nafashe ikintu gisigaye ibyo byose biteguze tugende manye ntacyo usizemo ziriya se nazo zifate zikijya atyo twonyine tubikora nakiri kirimo ibibira byose bafite umuvumo papa witonde no kurusenga Imana igukurura umuvumo ku muryango wawe. Haleluya. Abarashada haleluya. Oh my God. Nukuri Imana nambwiye ngo wicuze. Imana nambwiye ngo wature. Gato. Hello? Oui. Boss, vous m'avez êtes surpris. Kuki? Ese nawe nimutse sinkubwiye. Ko
nurse wowe waciye ndagutegereje hano nicaye umwanya munini muri ofisi yawe ndabona hafunguye ibintu byose biteraguye hejuru hari nje kukureba mwana nanjye gukora ibyari abantu gahunda zacu ndabona ahubwo wagira ngo uri kwimuka na mashini ntabihari ndaje sawa sawa Wema Wema Murundi ye ntabwo mbizi ari muri kino gipangu se ko nari ndi mu cyumba koko urabona mbizi koko madame rero ntabwo warahari wenda biza arahari wa mukobwa w'unduriye Murundi Uno wa mukobwa mukorana ari hehe simbizi ntabwo uzana ijwi ntawe uri muri kino gipangu sinzi yagiye urambwira ngo ntawe uri muri kino gipangu kuva muri gitondo ndaje Yabaye. ndaje isi niki simbizi papa nzi ko uri kwimuka ahubwo wenda uri no gushyira ibintu hasi bakibuka ko nigeze mbona imodoka hasi twari wasanze umuryango ufunguye umuryango ufunguye tuvuga turabura uri kwimura ibintu cyangwa uri kwimura ofisi ubizi ntabwo ubizi ko ntajya nkunda ibiki ni gute ibi bintu ari we wa mbere ubibonye ahangaha sibyo uzi na dini dufitanye warangiza ukambwira ngo uraje usanga ibintu bimeze buretse kwanza izigize ikihe kibazo sobanurira ukuntu ibintu byabihurira mbese usanze bari kwimura ibintu nabi ikibazo ni iki bandi babyimura ariko n'ubu njye sindamenya ikintu kimwe urambwira abantu banyibye warangiza ukambwira ngo njyewe ndi kwimuka gute kandi ureba abantu banyibye none naba ndi kwimuka narinze agatangara nibaza mu mashini yanjye yagiye cyangwa se andi madosiye yose yari ahangaha ubu bakwibye ubu bintu babijyanye ibi byose birangiye babitwara none se urabona byagutse ibyo byose kuko n'amatiwari gusa ari vide nta kintu kirimo wabisobanura niba ukuntu yinjiye tuza gato maze umusobanuro urabizi ko nyangira ukuntu ushaka kubwira ibintu biri byihutirwa sibyo biri emergency nicyo kintu cyari kinzanye hano utaza kugira ngo hari ikintu mpuriyeho n'ibi bintu urabizi ntabwo impamvu ituma utanyizera ugiye kuba uyu munsi ahubwo umenya ngo aba bantu
Bize gute? Nimeze gute se nyine niwe nsanze mu hano. Sobanura ukuntu ibintu byagenze hanga. None ubu ngubu n'igihe ushize. Nta wundi muntu winjira ahangaha ni wowe. Nta wundi muntu tuziranye nsanze hano ni wowe. None ninde wundi nakeka? Ninde wundi nakeka? Boss. Urambwira ngo reka umbwize ukuri. Nuko mpari turi. Oya se ko ndashaka ikintu ndashaka kurahirira ubyumve neza ko nta kintu aha hantu sinzi ibintu biri kuba hano. Nta wundi muntu uri nzari kugurisha mashini yanjye hano uzane n'ibintu usanga ndagusubiza. Jesus, nta discussion shaka. Gira vuba. Boss ndakakubura niwe nsigaranye nta kintu cyawe najyanye. None se maze gutwara ibintu ndihururiza. Jesus byanye nayo biraza mu mwanda. Ayewe boss kareka tuza ahubwo dutekereza ikintu cyo gukora. Ibyanjye nawe biraza. Uraza gutumwanya. Uraza gutumwanya ucinje ibintu ahubwo ugatekereza ikintu cyo gukora. None se ujya mushirije nde wundi we nsanze no muri office. Hari undi muntu masanze. Si wowe. Niba si iyo utwara mashine kuzisiza. Nta n'umuntu utumwise nta n'umuntu. Wena mashine wagenda ukayi. Wewe umenya umuntu watumyemo hano muri office yawe. Umenya umuntu wari kwinjiramo hano. Mashine sava. Ntabwo ngira ibintu kabisa nyeri tokisi. Ibintu si ndahamagara polisi kuri imbere ya polisi. Nawe umuntu nzi nawe hantu bigeze. Oya boss tekereza ikintu cyo gukora bitari. Reka twe kwiteza abantu gutya boss urabizi isi wamagara polisi uzuncinje ibintu by'amafuti nk'ibi ngibi. Iyo natwara mashini ako mashini yijyana he boss? Mashini yitwara he? Iyo ni polisi yani wakarenze ndabizi ikibazo umuntu yanibyandarangije gisanga no muri office yanjye ari mahagaze. Mashine n'amadosiye yantwara ya dosiye z'akazi zose. Okay. Sawa. I'm sorry. Urasobanura ibintu byatanga polisi niza ni uri kwanza yanabyo akazi kawe kagiye kumfungisha kandi ni umuntu kandi ari kujyana ubu si naza kubwira ayo magambo yose uzakubwira polisi. Soso, urahageze mana we. Gerageza utazahera ko wishyuza. Gerageza ugenzi gerageza igihe gisigaye dore ni gitoya. Gerageza utazahera ko wishyuza. Gerageza utazahera ko wishyuza. Ubutumwa buratambuka buri munsi tukumva tukana